gutsinda kwa Respo kuri munsi ndabanza biture Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kandi uretse ubanje wabituranye Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibi bintu bisobanura ko ari we baje kubitura. Ni mukuru w'igihugu yagiye iwacu i Nyanza mu Majyepfo. Nawe uri w'Inyanza? Agiye kwiyamamaza avuga ngo abareyo muraho. Yes, Rwanda Positive News Inzovu. Bimeze bite? Bimeze neza na furaha ndishimye cyane. Urishimye cyane abantu ndakona mu jezi ya Rayon Sport. Bimeze bite bundi? Ndishimye urugendo ruba ari rurerure guturuka i Kigali Nyabugogo ukaza i Gisenyi. Ruba urugendo rurerure ariko ibyishimo mfite nuko naba nakoze urwo rugendo rurerure nkaba mfite intsinzi. Yes, rero munyemerere ihabwa icyubahiro. Yes, rero munyemerere nakire Nzovu kuri Rwanda Positive News. Nzovu nkaba mpuye nawe abantu bamuziyeho icyamamare tuziranye. Kuri stade bigenze bite Nzovu? Ngo hari kipe ibomoye? Stade urabona ndayibomoye. Stade usize ibomoye? Nyibomoye ntabwo stade. Bomoye Etincelle. Etincelle? Uyibomoye bingahe Nzovu? Nipize mabao nibomoye Igiswahili n'ubundi kamushi Kinyarwanda cyacu. Nibomoye ibitego bibiri. Mabao mawili. Mabao mawili kwa moja. Ese ndavuga intsinzi ya Rayon ubundi ko ibintu byo gufana Rayon wabisanze mu buzima bwawe? Byo gufana Rayon Sport nge navutse ari ikipe nkunda. Urabona yashinzwe 1935 mvuka muri 1973. Urumva rero Rayon Sport yashinzwe indusha nk'imyaka igeze ku 8 yonyine. Rayon Sport kurusha imyaka 8. Guhere iyo myaka kuvukivuka ko zisa ugifana Rayon. Uyiranzeho. Kandi Rayon Sport ni ikipe y'Abanyarwanda, ni ikipe ikunzwe n'abantu benshi, ni ikipe itanga ibyishimo. Ubu ngubu wateze uva i Kigali utanga tike yawe Nyabugogo uramanuka Musanze Mahoko Rubavu uzanwe n'iki? Nzanye no kuza gushyigikira ikipe yanjye nkunda cyane The Blues. Umutaramo rero twemera cyane cyase dukunda cyane Nzovu abenshi mwamenye muri Metre Nzovu uyu munsi akaba yaje Rubavu kubomora ikipe ya Etincelle. Ese amagambo yavugwaga cyane ngo ikipe yawe kurusha imyaka 8 ngo nagizongera kwira ku mwanya wa mbere abo bantu urababwira iki noneho? Ndababwira mbona no gushimira ubuyobozi bwa Rayon Sport ntabwo mutakoze mu byashize harimo abakinnyi barimo kwitsindisha ariko ubuyobozi bugira bucya bamwe barabiruka bahagarika n'umutoza. Urabona ikipe irimo kwitwara neza cyane kuko ngiye uko ndimo kubireba ku gikombe cy'amahoro match Rayon Sport yahuye na Mukura i Butare hari kwa kabiri nagiye kwireba i Butare. Naho waruhari? Nari mari i Butare ukunda rero tunganya igitego kimwe kuri kimwe ariko Mukura twayitsindiye kimwe iwayo. No kuvuga ko ku itariki 30 mu gikombe cy'amahoro Mukura nzayisezera biransaba nibura kuyikubita ibitego bibiri kimwe nkakomeza cyangwa twanganye ubusa ku busa nkakomeza. Ufite icyizere kingana iki ko mukeba uri hariya nawe atiyoroheje? Ndavuga ate ni byiza cyane impamvu ngiye ngomba gutwara shampiyona. Urabona ejo APR yahuye na Rutsiro APR itsinda Rutsiro ibitego 4-0. Icyo gihe twaryanye tubwiti mukeba yatsinze 4-5 yasinze ko nge ni hafi aho. Ubu ndavuga nanjye ndajya Gisenyi ku kibuga bita Umuganda nanjye nibura mbomore Etincelle nibura nanjye ngendere ku mwanya wa mbere ikipe ya Penusha inota 1. Abantu ngo Etincelle urayibomoye uyibomora no mukabi ngo urayibomoye urayihanangiriza iri atsinzi. Urabona intsinzi uyu munsi irakomeye. Urabona Etincelle iramuka intsinzi. Ubwo nari kuba ntakaje umwanya wa gikombe cy'amahoro.
igikombe wari uko ugitakaje burundu cyangwa biranga gitakaje kuko nakinnye uriya mukino wa Etincelle APR ndusha amanota 2 urumva ko ubwo byanze bikunze ari kujyamo ikinyuranyo kigera nko ku manota hari utagiye icyo kinyuranyo cy'amanota 2 ararenga iyo APR yaturushaga amanota 2 iyo turamuka iyo dutsinzwe na Etincelle aha turakuba dutakaje amanota 3 ubwo twagiyemo amanota 5 Nzovu abanyarwanda benshi ntabwo bari bazi ko ukunda rero cyangwa se ntabwo bari bazi ko ukunda ibintu byo gufana, bari bazi ko uri Nzovu wo kwibomorera gusa indangamirwa iyo uhuye nayo ukabomora. Ni iki wabwira abanyarwanda? Abanyarwanda icyo nababwira ntabwo ngewe mba ndimo gukina amafilime gusa cyangwa ngiye mu biganiro nyuma y'ibiganiro cyangwa filime ngewe njya nkunda ikipe ya Rayon Sports. Ariko ngo Yakamwana na wamusize? Yakamwana namusize, Yakamwana sinzi urandi koko ni inshuti yanjye cyane mu cyumwe cya buki Yakamwana Yakamwana yararongoye ubu ari kubomora buri joro arimo kubomora ubu ngubu indangamirwa ntabwo akizigama byagenze gute kugira Yakamwana arongore Nzovu? Ni Imana buriya gushaka k'umugabo ni Imana ubigiramo uruhare ikagufasha ugashaka umugore ukava muri babandi b'ijoro wigurisha ugashaka umugore nibura wazaza kumesera ipantaro akagutekera akakoza ibirenge urabona ziriya ndangamirwa n'ubwo zihonga ntabwo ako kazi kazi abareyo biyemeje kugusengerera indangamirwa. Uyu munsi witeguye kurara i Rubavu? Uyu munsi abari n'indangamirwa zimwe mu mana. Uyu munsi ndarara i Rubavu ariko umugore ngiye iyo umusaba umugore uzumwitwaje. Wawumanukanye? Namanukanye mfite. Twari tuzi ko turakuzanira umukongomani ukamubomora. Mfite umugore bita Jeannette muri Messi usigaye yitwa Nyiranyene. Jeannette Nzovu ubwo Yakamwana afaniye equipe niba atari banga Etincelle afana Etincelle ingwa nayikinyemo yakinyira muri Etincelle ngo ari rutayiza ngo niba cyangwa ngo ku 9 kwanyura ku mpande zose cyangwa muri Etincelle bose muhereza ubutumwa ahari kubomora mu butumwa kabisa yakanye ngo ubutumwa ufanye Etincelle nkafana Rayon Sports nawe ndakubomoye ubwawe utsinze igitego cy'umutwe cyo kumana ugiye kudusesengura rero iriya match wayirebye siwayitangiranye? Oya nageze yatangiye kuko nageze match maze n'iminota 30 kubera ko naje muri international yagenda gutinda nageze match isa n'iyatangiye mu minota mikeya nageze Rayon Sports ifite igitego cyambere cyinji ariko sinabwira ngo ariko mba nkuroga ngo Etincelle yabibishyuye. Etincelle buriya ni ikipe itagicika intege ikoresha imbaraga muribuka APR yibanze ibitego 2 Etincelle ikabyishyura match kandi ibitego 2 kuri 2. Biravugwa ko niko bivugwa keje igitego kimwe cya APR cyakihagaze miliyoni. Etincelle nabyo bivugwa ko nabo bari bayiteguye igitego kimwe cyabo cyakubwa gihagaze note ya miliyoni. Ese wowe wari wateguye gute nkayaka umusesenguzi mukuru? Urabona kuko aho champion igeze amakipe arimo gutegura nimba mukeba wa APR yakinye za kipe zigiye zihura na Sport. APR ni ikipe ifite ubushobozi ifite amafaranga ishobora gutegura hanze y'ikibuga ariko ibyo ngibyo nta makuru bifite gihamya ibyo ntabwo mbizi rwose ntabwo mbizi ariko ababizi barabizi. Ni iki wabwira abanyarwanda ku ntsinzi y'uyu munsi nk'umuntu wari wibereye ku kibuga i Rubavu ku mazi witegura no kuharara? Gira ikintu batangariza. Iyi ntsinzi y'uyu munsi ngewe ndavugisha ukuri imbere y'Imana irimo kunyereka ishusho y'igikombe cya shampiyona ko Rayon Sports ishobora kugitwara. Uko bihagazeho uzi impamvu nabivuga. Etincelle ni ikipe ikomeye. Etincelle i Kigali yapomoye APR ibitego 2-2 ariko twebwe tuyibomoreye ku kibuga cyayo mu Rwanda Gisenyi kuko buriya APR yanyeze Etincelle ko igomba kuntsinda cyangwa nkanganya nayo ikakomeza kujya imbere yanjye. None birangiye babomoreye mu kibuga kiwabo?
ndayibomoye Etincelle bose n'abakinnyi ba Etincelle mbahaye pole, turifatanyije bishimye agahinda mbese nk'abamaramo. Nyuma yo kubabomora bagusabye n'ifoto n'amafoto turifotoranyije abakinnyi ba Etincelle ba Etincelle. Misakirire ntabwo sakirire ngo buriya ni ukubahoza agahinda. nimba mbabomoye, urabona iyo ubomoye umugore akaguha ibyishimo, umugura nk'icyo kinini akakiriya kugira ngo yishime. ubwo nabo nyuma yo kubabomora mbahaye ifoto yanjye kugira ngo bishime. yaka kuri umugome njye ntabwo ndi akazi nzovu kuri umugome. ntabwo ndi umugome, ngiye mugira neza. oya uri umugome. umuntu wamubomora umuhereze n'ifoto kugira ngo yishime. yishime none kuko baye pole. abakinnyi ba Etincelle babaye abagore bawe. Etincelle buriya nahita ko ubundi Etincelle yagiye gukunda kunsindira hano ku kibuga cy'i Rubavu, icyo bita ikibuga cy'umuganda. buriya Etincelle kugira ngo uzayitsindire hano biba bigoranye cyane. ariko wamanutse ubwo bari bwose mu modoka utari kuvuga agahinda bita mu nda. njyewe kuva i Kigali Nyabugogo kugera i Gisenyi mu mujyi, nari mfite ubwoba, umutima wateraga kuko numvaga ko Etincelle mbomora APR igakomeza kuyobora ku mwanya wa mbere, ariko ndabomoye iri joro ni njyewe uyoboye. iri joro niwe uyoboye. aha, iyi ntsinzi rero kubomora k'uyu munsi kwabaye, ugiye kugira umuntu ugutura babiri bagera kuri batatu. gutsinda kwa Rayon Sports k'uyu munsi ndabanza biture perezida wa repubulika Paul Kagame. uretse ubanje wabituranye perezida wa repubulika Paul Kagame. ibi bintu bisobanura ko ari we ubanje kubitura. niwe mukuru w'igihugu. yego, yagiye iwacu i Nyanza mu majyepfo. nawe uri w'Inyanza. agiye kwiyamamaza avuga ngo abareyo muraho. niyo mpamvu iyi ntsinzi yamutuye. ubwa kabiri ndayitura abanyarwanda. ubwa gatatu ndayitura ubuyobozi bwa Rayon Sports, nta kuntu buba butagize ngo bube hafi y'ikipe. ubwa kane ndayitura umukinnyi nkunda cyane bita Muhire Kevin, kapiteni wa Rayon Sports. Muhire Kevin umutuye intsinzi uyu munsi. kapiteni wa Rayon Sports, umwana w'igikoni. ariko namwe bari maze iminsi muri Rayon mumeze ngo umutima uri guhirita uvuga ati turarangiye, tubuze igikombe, biraturangiye. ibikombe byose navuga ko biri mu ntoki zanjye. Nzovu rwose muka siporo kameze neza, ka tennis siporo kameze neza cyane. kamerama mu nkweto ya Rayon, iyo nkweto yo gusanga Nzovu nayiguze ejo nimugora nko mu saa moya 25 hano mu mujyi wose. wirengagiza kubomora, uragenda ugura inkweto isa na Rayon Sports kugira abimanure ukanirwa. maze hafi nk'ibyuma nka 2 ndabomora, muri amafaranga nyabike nzaguremo inkweto, nzaze gufana Rayon Sports nambaye ubururu n'umweru. iyo jezi bimeze bite? jezi nayo ni The Blues, nayo ni ya Rayon. yo nyimaranye iminsi. nayiguze iyi shampiyona yatangira, niyo nambaraga, ariko iyi nkweto nayiguze ejo. warakeye kabisa. hari akarimbo kare na kamwe wabuze cyane bya bindi bari kutubeshya. iyo kipe we iri hehe we, iyo kipe we iri hehe se mwavuze, iyo mbibutse ndabakumbura, bambwiye ko mwagiye cyangwa se muzagaruka. abareyo mwe turi hehe, na Muhire ari hehe, muri hehe se mwavuze, iyo mbibutse ndabakumbura, bambwiye ko mwagiye cyangwa se muzagaruka. ubuyobozi muri hehe, muri hehe, ikipe ya Rayon Sports, iyo mbibutse ndabakumbura, bambwiye ko mwagiye cyangwa se muzagaruka.
gira ikintu kireba abasaza ba Rayon sasa ujye kwibumura indangamirwa hara ku mazi. Abasaza ba Rayon Sport aribo bita Imena baye kubashimira, mukomeze mube hafi y'ikipe yanyu, muyitere inkunga mu myitozo hehe kuri Skol, muyibe hafi aho imikino yose ishigaje, muyiherekeze mu abakinnyi mubahe prime. Nanjye nka Nzovu imikino dusigaje nanjye imbaraga zose aho Rayon Sport izajya gukinira nzabona. Ariko si Nzovu akazi k'amatsiko wishyura agatike Nzovu urishyura kwinjira? Ndishyura ko uyu munsi i Rubavu ku kibuga cya ETC ntabwo yishyuye abafande, mbonera no ko bashimira bashinzwe umutekano aribo polisi y'igihugu nibo banyinjije. Winjira ubusa nk'icyamamare? Ninjira ubusa kandi iyo umusitari wamaze kwandika izina ubundi mu myidagaduro ntabwo njya nishyura. Mbone no kubwira abakunzi banjye muri Jazz Comment tariki ya mbere ku munsi w'umurimo, tariki ya mbere uyishinzwe ari Merci yongeye kudutura agenda Akamwana, tuzabashimisha nk'uko twabashimishije ubushize. Rwose turahari Jazz Comment muri ka Kigali hazozo. Ariko yaje ruva kwa Genesis ngo warabumuye watangiye amafaranga Nzovu nabumuye naragenda taha Akamwana ni wararanye indangamirwa Sodoma, njye naratashye amafaranga bampaye nayo Merci yamembye yararanye yose. Ngaho sezera rero ubwira abafana ba Rayon Sport icyo wabasaba kugira ngo n'abakurikiye Rwanda Positive News ubwicyo basaba abakurikirana Rwanda Positive News aho ndi hose ku isi mbafite abafana, haba mu ntara zose zigize igihugu, haba mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba. Ndabwira ibihugu biri muri East Africa byose, ndabwira abari ku mugabane w'Iburayi hariya bita Igotamasindi, ndavuga Amerika, Canada, muri Australia. Mukurikirane iyi YouTube channel bita Rwanda Positive News. Undi umushyitsi ariko ubutanzaba umusango. Kandi icyo mbwira abafana ba Rayon Sport aho bari hose ku isi bose, mukanda akanyenyeri ka Rayon Sport, mukomeze muhe abakinnyi prime kugira ngo iki gikombe tugitware ndetse n'icy'amahoro. Ntabwo kwa kundi bavuga ngo APR indege ihora izima, ndashaka ko uyu mwaka izazimiza.